buri munsi abantu bafata imyanzuro itandukanye. Hari abafata imyiza ariko hari n'abafata imyanzuro mibi, kandi babikoze bizera yuko ari imyanzuro myiza bagiye gukora mu buzima bwabo. Uyu munsi nzanye urutonde rw'ibintu 10 ugomba kwitondera mbere yo kubikora, ukabanza ukabitekereza neza. Twihuse n'umwanya wa mbere turasanga kwitondera ibyo uvuga mu gihe urakaye cyane. Ijambo rimwe rishobora gusenya ibyo wubatse imyaka myinshi. Tegereza umutuzo maze ubone kuvuga. Impamvu ya kabiri cyangwa ikintu cya kabiri ugomba gutekereza mbere yo kuvuga, ukagitekereza neza. Kwitondera abo ugirira icyizere. Si abantu bose bagaragara neza ngo bisobanure yuko ari nabeza mu mutima wabo. Gerageza kubamenya neza mbere yo kubabikira amabanga cyangwa se kubaguriza ikintu runaka. Uko buriya umuntu ugira icyizere umubwira ibye byose nta kintu wihishe. Rero ashobora kubwira ibye mbere kandi ari umutego ashaka kugwishamo. Yabanza kubikubwira ukumva ko ari icyizere kubakamo, nawe ukamubwira ibyawe gusa ari cyo yaragamije. Icya gatatu, gusa ndakwibutsa ni muri mushyashya udukoreye subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi bitazajya bigucika. Icya gatatu, kwitondera amafaranga uko uyakoresha. Ukoresha nabi amafaranga uyu munsi, ejo bizagutera ibibazo uko byagenda kose. Banza utegure uko amafaranga uri buyakoreshe mbere yuko utangira kuyakoresha cyangwa se kuyashora. Uyu munsi hari igihe umuntu ashobora kuguza amafaranga ukayamuha, ariko iyo wajya kumwaka amafaranga wamuhaye akakurusha, agatuma wiha icyuye ntayaguhe. Rero tekereza amafaranga mbere yo kuyakoresha. Nimba ugiye kuguriza abanza ubitekereze neza, nimba ugiye gukoresha ikintu abanza ubitekereze neza. Ku mwanya wa kane, kwitondera icyemezo gifatwa kubera amarangamutima. Kwihutira gufata umwanzuro kubera umujinya, umunezero cyangwa se agahinda bishobora kugiraho ingaruka mbi. Tegereza umutuzo ubone gufata icyemezo. Umuntu iyo wishimye cyane utanga ibyo utazashobora kubona. Hari igihe umuntu agushimisha ugashiduka umuhaye ibintu utazashobora kubona, kandi utabimuha ugasanga mubaye abanzi ba burundu. Niba ufite amarangamutima mubi, amarangamutima atameze neza, nabwo tegereza umutuzo ubone kuvuga kugira ufate umwanzuro mwiza. Impamvu ya gatanu, kwitondera ibyo ushakira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kwitondera ibyo unashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ijambo cyangwa ifoto bishobora kukurangiza burundu cyangwa se ubuzima bwawe burundu bikabwangiza bwose. Banza wibaze niba abantu bose bayibona bakabyishimira. Tekereza niba mama cyangwa papa yayibona akabyishimira. Icya gatandatu, kwitondera abantu bagusaba amafaranga. Si buri muntu ugaragara nk'umukene kuko ari umunyakuri ko nyine ari umukene. Hari abantu bifitemo ingeso. Abantu bagusaba amafaranga, hari abayagusaba kugira ngo barebe. Hari umuza gusaba amafaranga mu bandi bantu kugira ngo nutayamuha abone uko kuvuga nabi, abone uko kwiyenzaho. Nukubanza ukabitekereza rero. Impamvu ya karindwi cyangwa ikintu cya karindwi, kwitondera abantu bashya binjira mu buzima bwawe. Ntuzihute kubafata nk'aho ari inshuti magara. Igihe nicyo kizagena cyangwa se igihe nicyo kizerekana niba koko bakwifuriza ibyiza mu buzima bwawe. Twikomereze n'ikintu cya munani ugomba kubanza gutekereza mbere yo ugikora cyangwa se ugihitamo. Kwitondera ibyo usinya cyangwa wemera, kwafata nk'amasezerano. Hari amagambo mato ashobora kukuzanira ibibazo bikomeye. Soma neza nk'iminsi nk'ingahe kontra. Noneho nurangiza usabe ibisobanuro birambuye mu gusinya kontra. Nimba icyo cyambere kigwisha abantu mu byago no gusinya kontra, nk'urugero kontra y'inguzanyo cyangwa se kontra yo gukoreshwa, wazageramo ikakuzitira ukaba nta n'ubwinyagamburo ufite. Twikomereze ku mwanya wa 9. Gusa ndakwitse ni muri mushyashya dukoreye subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi bitazajya bigucika. Kwitondera ibyo uvuga ku bandi bantu. Ijambo rimwe ribi rivuzwe, ijambo rimwe ribi ushobora kuvuga ku muntu rishobora kukugarukira nk'igitero kandi rikagwegushya nyine mu buryo bubi. Gira isuku y'umunwa n'umutima wawe. Icyacuma nicyo cyanyuma, kwitondera gufata iby'abandi nk'ibyoroshye. Kugirirwa neza si uburenganzira ahubwo ni ubuntu. Ibyiza rero, ibyo uzi ukorerwa n'abandi bantu ujye ubibashimira,
ubisubize cyangwa se ubasubize ineza bakugiriye. Iyi ngiyi ni inama y'umunsi. Niba wumva wabikunze, dukore subscribe, uraba uduteye inkunga kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi nawe bize bigura mu matwi. Turabakunda. Ciao ciao.